Igice cya 4. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananirwa nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mutuzi two kunywa. kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, Iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, Databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, Umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, Databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, Genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. umugore aramusubiza ati, Nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, Uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. umugore aramubwira ati, Databuja, menyeye ko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, Mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. umugore aramubwira ati, Nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, Ni njye tuvugana. uwo mwanya abigishwa be baraza, batangazwa nuko avugana n'uwo mugore. Ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki? Cyangwa ati, ni iki gitumye uvugana nawe? Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye, aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati, Nimuze murebe umuntu mbwiye ibyo nakoze byose, mureba ahari ko ari Kristo. bava mu mudugudu ngo baze ahari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, Mwigisha, akira ufungure. arababwira ati, Mfite ibyo kurya mutazi. abigishwa be barabazanya bati, Mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, Ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka, no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi ane isarura rigasohora, dore ndababwira, nimwubure amaso murebe imirima y'uko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwe ibihembo, ateraniriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezerane. Kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo, habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga agumane nabo, asibirayo 2. Hizera abandi benshi baruta aba mbere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, Noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko ari we mukiza w'abari mu isi koko. iyo minsi 2 ishize ava yajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, Abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Yesu akiza umuhungu w'umutware, bukeye yongera kujya i Kana y'i Galilaya, aho yahinduriye amazi vino.
kandi i Kaperinawumu hariho umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga, amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, nimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza? Uwo mutware aramusubiza ati, databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira baramubwira bati, umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yoroherewe baramusubiza bati, ejo ku isaha niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Icyo ni cyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya.